Gute? Niho. Azagukubita. Uzajya uvuga zoshahau 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 nimugoroba uvuge woshahau hoshahau woshahau oya zoshahau hau sibyo Subiremo zo. zoshahau niho niho akandi kamwe noneho uko wamubaza izina vari imbere yuko mbivuga oh yes ukuri Afite inyungu. Afite inyungu. Ukura mupira nchiye mwagara masas. Afite inyungu. twagiye mu Bugesera aho twagiye tugiye kuganira na Karyuri ndetse na Safi manager we n'umwana waje kubasura uyu musore bita Igiraneza Etia mumuzi cyane nk'umwana ufite impano yo gutwara ibinyabiziga ku myaka yiwe 11 yaruzuye yarankubise yes ku myaka 11 ikaba yaruzuye ndetse akaba afite n'indi mpano idasanzwe yatumye aho ushaka guhura no bita Karyuri yo kubyina uyu munsi twabahuje nubwo twahuriye ahantu mu muhanda murazi kwihanganira sound ihari nubwo bitari buze kuba ari bibi cyane amakuru yanyu mwembi nako mwembi baba ari babiri ni meza Karyu nanjye ni meza ufunzemo neza aha Fresher. Safi amakuru y'iminsi na Karyuri Safi ki? yaravuze ngo Safi aha tugeze hano rero tuje wavuze uti byanga bikunze ndaturuka barabizi ko wanya ari Igicumbi ntabwo ari kwifishi kwifishi ni Ibutare hamwe bavukana amashuri ane yisumbuye mbese sa iyo ubonye umuntu nk'uyu nguyu wemera guturuka Igicumbi akavuga ati jewe nje kureba umuntu bita Karyuri ni wewe wamuzanye ni wewe wamushyize muri no game wowe ubwaho bifata gute Nyine ni ibintu babishimishije je nago ahanini nyine mbarako ari nk'ibitangaza nyine kumva umuntu wenda waje kureba Karyuri cyangwa mvuge n'ibintu ahubwo nje icyo mpa agaciro ni uguturuka iyo hakurya Igicumbi ndahazi abantu ukaza hano uje kureba umuntu nyine ndahazi niho Gicumbi niho Gicumbi niba nakishe amusore so nicyo kintu kirenze na nicyo mpa agaciro cyane Etia ngaho rero ihita ugaragaza n'amarangamutima yawe yo kuba wahuye na Karyuri ko wabinsabye kenshi uvuga ngo uramukunda ukuntu abyina mbere yo kuvuga ibyo bindi aramuremeye Karyu kutishimye siko kuremeye itutunagamo cyangwa ishena aho hose bireba noneho hari ukuntu ugashyira ahantu uhita ugira umutwe uhita ugafungira twagiye burya reba gaterekaho babore mfasha afite iki kintu kinini namufasha ahita anamwiyambikira amwereke
byaba yashyira nk'ahandi eh ahangaha aha ntabikoze wagahita utumwambika nyine re itumwake karyo ibebe ariko eh okay ito ngaho rero ugira ikintu umubwira uri Karyo kwiyumva ute uri kumva umeze nk'iki Ndi ngize ukuri kumva. ku mutima wawe umva umeze nk'iki imana iri mu ijuru kumva utarenze ugomba ndende aha gute urenzemo iki kumva wiyumva gute ndendenza mu kubyina ngarenze mwami wabyo none dore bahise banakuremera ikintu uzajya ubyinana abafana yawana ubu ugiye kubyina bakuzaho amarinete yego nahira ko utazayata hanyuma Karyo waguhaye impano rero ubu ni umufana wawe uguhaye impano wambwiye ko yumva neza nk'umuntu urenze wowe urano uzamuha iyihe mpano ni umusura uyu munsi yaje kugusura wowe nujya kumusura uzamuha iyihe mpano nanjye nzamusigira impano yanjye yo kubyina ese ubwo ntiwayiserebura iyo mpano koko ibyo narayisembuye kare cyane hanyuma mwafashe n'akanya muranabyina cyangwa se tubaha akanya mujye ahantu mubyina ibaze Eh? ntabwo nabyanga harya ariko nawe hari ikintu wari wambwiye ugomba kumwigisha nyuma yo kubyina nyuma yo kubyina urahita ugira gute umwigisha sibyo okay ngaho umwigishe noneho utasa tangira umwigishe kwa kundi uremera ko mwigisha igishinwa ra uremera ko mwigisha igishinwa azavugana n'abashinwa muri filime sibyo uzabyemera gira akantu kamwe umugishinga mbwe akantu kamwe uzajya cyangwa twumve cyangwa hari akazi Karyuri manyungu ngaho rero nakwigisha ati mbere kamwigisha sibyo uzajya nujya uhura n'umushinwa ukabona aciyeho umuntu ujya uvuga niho ujya tuvuga gute niho azagukubita nanjye mwishyura Karyo ngo uzajya uvuga niho bisobanuye iki uzaba uvuze ibintu utazi ndabizi uzabisobanura niho bivuze ndakareka uri murenganya nubwo icyo cyane okay eti ngaho musobanurire none musobanurire uko bivuga uzamubwira ngo iki mwiriwe nakubwira uzabimubwira ngo iki mwiriwe ngaho mwigisha n'akandi wowe komeza umwigisha utuntu dutatu n'inza nzabwica dutumva okay twagiye ubwo nawe yakwigishije kubyina nawe umwigisha igishinwa ujya uvuga nubona umushinwa mu gitondo ujya umubwira zosha hawu uzajya uvuga zosha hawu zosha hawu uyu munsi abyo ubu ngubu video mufite ifite views nyinshi ubu ngubu ni miliyoni zingahe 34 views ya turiya tuntu tw'iminota mike twongere miliyoni 34 z'ahantu bayirebye hanyuma rero reka nihutire ku kibazo cyihutirwa umuhinde sinibuka neza uwo ari we uherutse kubikora reposts hari umuntu uri kumurega uri kukubwira ngo uyu muntu kubera icyo utamurepotinga kubera icyo warifuzinze kumuripotinga kuki wanze kumuripotinga kandi abakoreshereza amavideo yayo akabona views yanyu akabona views impamvu hari igihe ureba ni muri postinga ni muri potinga bagakuraho video yiwe njye nyine inyungu ndi bubone nizi so ukabona none iyo video yari yaranateye imbere nubwo nta credit yaduhaye namba nta n'ahantu umuntu yamenya ko ari twe twayibyiniyemo ariko nyine kuba wahemuka cyangwa sinzi ikintu yapfaga n'uwo muntu simbizi ariko nyine like umuntu ari gutera imbere wowe urashaka kumusubiza inyuma ya mwisi ntago ari sawa nyine mu gihe hari n'igihe hari na benshi babikora hari nk'abantu bakoresha amafoto yacu ukabona nyine bari gusaba nk'inkunga bande cyane ibiki amubona nkamubwira ati ushobora kubigenza uko ufite n'uburyo bwa muri poting nkamubwira rero rekera nutabikora ndakuri poting
nkamugira inama nyine in case yuko ashobora no kuyakoresha mu bintu bibi bikamera nk'aho ari twebwe, ariko nyine muri totali kabisa nta rwango, washyiraho video yacu wagira iki nyine, ikibi nuko byaba akamenyero ukabona nyine nk'umuntu ari gushaka kubatwarira izina, ako nyine mu gihe ubona umuntu nawe ari gutera imbere, rega nawe nta maronka abashaka, nawe abashaka gutera imbere, ayo maronka aba yakeneye.